gatanu nari nzi Imana ariko nkumva sinyikeneye mu buzima bwanjye. I was separated from him. Icyo gihe nitandukanije n'Imana. But God didn't leave me there. Ariko Imana ntago yandekeye aho ngaho. When I was 38, he came imyaka 38 in a meeting at the church. Somebody had invited me back to a church, and he spoke to me, and I sobbed and I sobbed and I sobbed. Umuntu umwe yari yantumiye mu giterane ku rusengero rwiwe njyayo uko bakomezaga bigisha ntangira kurira ndakomeza ndarira cyane. He had touched me deep down in my heart. Icyo gihe yankozeho cyane ku mutima. I then found out that Jesus had died for me. Icyo gihe nibwo namenye ko Yesu yampfiriye, and that his life had given me new life, and I could approach God. Kandi ko ubuzima bwiwe bwatanzwe bwabaye bwampiye ubuzima bushyashya. And I started to come alive. Icyo gihe nibwo natangiye kongera kubaho. I felt so wonderful.